Soft shadows on the wall, we dance so near. Your touch, it lingers, whispers in my ear. A breath of longing floating in the air. Silent confessions laying our souls bare. Soft shadows on the wall, we dance so near. Your touch, it lingers, whispers in my ear. A breath of longing floating in the air. Silent confessions laying our souls bare. Oh, sweet surrender in your arms tonight. The world fades gently, bathed in golden light. Sinzi ikintu cyari gikubise urugi. Oya ntacyo n'inzozi. Umutima wari unsimbutse. Ugeze ko ntacyo mbisho ngero. Quiet rhythm, like waves upon the sea. The moonlight paints your face a tender hue. Mu by'ukuri ibi sinzi byari byo. Ni ku nshuro ya kabiri ibi bintu bimbayeho ngewe. Ubwa mbere naramanutse umuntu umeze nk'uriya, ingendo n'iriya, intambwe n'iriya, indeshyo n'iriya. Anshaho bwa mbere ndi kuri telefone ngiye kubona ku kabiri ngira amakenga. None subwo Mba ndahindukiye nanjye ngenda gakiya nomboka, duhuje amaso nkuko twahuje amaso ahita yiruka. Ntabwo namumenye, yari yambaye ikintu cy'igikote gifite ingofero. Ntabwo ibi bintu ari shyashya. None reba n'uyu munsi, urabizi mubwije ukuri, umuntu nshaka nawe aragushaka, Just cyangwa nshaka ugushaka nanjye nawe arashaka. aragushaka. Ibi bintu rero ntabwo ari byo gukereza. Ibi bintu nk'uko bivuze ntabwo ari byo gukereza, Kuko niba ari inshuro ya kabiri bikubaho gutya, urageramiwe. cyangwa nawe urageramiwe. Yes, Urabizi niba bikubayeho inshuro ya kabiri, icyo tugomba gukora ni uguhuza imbaraga. Kuko ntabwo aba bantu twabizera. ntituzi niba ari umwe cyangwa okay sawa. Ntabwo tuzi ngo ni bande. Uko bite? Amakuru y'imeze aho nari gukomeza.
mbona wambaye imiturise se ufite nyine n'icyuma kubera ukomanga yariya nari mu cyumba nyine mutarambara. Okay igihe nzanire vaccine cyangwa muri uturanze n'amavansi yose n'ababiri just a little Sheri, wahageze? Sheri kunde ufite ubwoba si. Naboneza. Nari mukumbuye. Sino kwaswe munsi nza. Kumbona mbonye kwikanga. Nzi ko uzaza ariko ntabwo ntibukaga umunsi. Oya, nta kibazo. Ubikanze. Nta kibazo pe. Nuko nari mukumbuye gusa. None urikanze onyeze. Sheri we. Wagira nari mazumwe kandi umugabo. Waiki. Nukumbuze. Naki nari mukumbuye. Ako nako maze bibumva ndinjira ariko niwe waje kunyenguru. Oya, nta kibazo. Okay. Ngubwo nyine nuko byagenze. Urugendo rwagenze neza. Rwagenze neza. Rwagenze. Mbabare ntago naguhamagaye nagutunguye. Nanjye nibajije impamvu. Kuse. Ije ngukore surprise. Saro kumbinse ko yanjye. Urayinkoreye. Nukuri. Uyu munsi ni wawe nyine. Sheri none se kundi bombaye imindurize byagenze nani kuri munyuzeho hariya yambaye imindurize nisi mwabivuganye erega urantunguye nsotse nirukanka ubwo ntabwo nari nzi ko nani ko warasotse yirukanka narisani ntagifunze sheri nyine nsotse nirukanka nyine ntafunze igipesu ngafunga risani ariko buri ukuntu numvise muvuga ngo yengwe wumvise soka niruka niyo mpamvu ariko nakibazo pakubona neza sheri umva nyine niko kumbuza romera ariko it's fine nahageze kandi ni surprise nshaka gukorera ngo nkugira ntago wamara urayikoze pe urayikoze taza nyigukorera buri gihe nta kibazo ngaho utagoye ko nkuhamagara buri gihe Your fingers whispers in my ear. Rita. Kumara ko nateguye ikigabo sinzi uko wabikora gusa igikuru mu mutima wabiteguye kandi bigutegurira ikintu zo kwihangana niba warateguye neza gusa igikuru ko gukunda kandi sibyo birasa neza nta kundi wavuga nyine kabiri k'ikampo nangana uko nabikase ikinyereka ko ufite apeti ni uko iki cyose ucyatse sibyo don't touch uracyabara mu misaya gake ndashaka kubyibura izi mbuto uzimara kandi utanazimara byibura urya icyafari umurwayi nyine agomba kurya ariko none burya umurwayi arya cyane ntabwo akira kandi burya
agafuni ikiko kibuze byo kurya kandi ushonje wabiri batigeze ikiyiko Rita ntungore okay tubabanza uraza ugatunga nanjye se nta kibazo ariko ihangane kandi ukama eri ugomba kwamenyereza inka twara gutagenda agendanira ko abasore ariko ibyakubayeho ngo byabaye uko byari byagenda kandi ufite kwihangana kandi uzakira gusaba kimwe cyose n'isomo sibyo ariko ubundi Rita waretse ibintu tukabireka ese ntiwagendera mu bundi buryo ariko ibindi biriya tukabireka kwiba ubundi buryo ushaka igihe cyose ndacyagukeneye umubiri wanjye umutima wanjye wose urabyumva bikisha fata mu gituza wagize kandi Rita umfata mu nda none se fata mu nda ubaye Rita fata ku mavi se wabaye Rita abaye iki Oh, sweet surrender in your arms tonight. The world fades gently, bathed in golden light. Mwana nyagasani nari gukumbuye Suru njye ntabwo wajyaga nkumbura Mbasubira ko message kukureba. uzi ko njye nabyutse mu gitondo njya muri siporo urabona ko umubyibuho usigaye umereye nabi Cyo mutse kumereye nabi ariko nta nubwo rwose mbwira se none se umukobwa se ko ndeba ntamuzi Ni umukobwa ntabwo muzi. Wow. Ni umukobwa yitwa Nicole n'umuntu wawe. Travukanye. ariko umuryango wa njye ndashaka kumenya mukurikiza papa wanyu mukurikiza mama wanyu ubwiza ni hehe mu bukuru Tumukora kuri mama. yoga muri Miss Rwanda ariko Oya se kandi. Urabona ari mwiza cyane. Umva turi wacu turi beza sheri, wacu turi beza, turi bikara, umva amaso urimo nikora amasafiti. kandi wasanga nawe waranganaga na murumuna wawe kera Umva njye nyine mbona ari mutoya cyane hanyuma y'uyu murumuna wanjye kure. ubu none ushaka ni kuzangana Tugira umubiri na mama wacu nawe arabyibushye. yarabyibushye cyane ngenda mbura agasipo nanjye ngomba kuyikora
ntabwo ntuzongere kunsiga Umva ongera no kubyibuha ega mumfashe neza wow bitabaho ni n'akasoyi itamakuru iminsi myinshi cyane meze neza shatwe twabasuye natwe nyine Claudine dusanze avuye muri siporo umva turakumanze duhita duhurira nawe uvuye muri siporo ya merci beaucoup turabishimiye koko makuru shana ari ngukumbuye ndumva twakwiherera tukaba tuvuganaho gato tugasaba abana nabo bakaba bibwirana umva mana ukambwiraho gatoya nyine ntabwo nari mbese kuganira nawe ntabwo bibagoye nitwa Nicole kuri mwiza cyane nese ukoresha iyo banga Jye basize kunyibwirira amavuta wisiga nanjye ndebe ko zabwira sisa akayangurira ikibazo siko kuri igikanira bizuka gusigamo uyu Rwanda nanjye y'uruhu rwanjye ikibazo baza kwerekana ibyo umva nkubwira ikintu gitumye nkubwira ngo tujye hanze gusa ibintu byabaye udahari waragiye hanze habaye ibiki wowe wari uri kwishimisha njye nari ndi mu bibazo biki cyane rwose hano habaye ibihe bibazo wavuze ko ari Imana yakinze ukuboko ko nangiye gufungwa yampaye inka rero sikumwinda atabimbwiye ko umva yari ahari arabizi nabyo byabaye arabizi ntabwo turaganira neza ariko kuko nanjye nibwo ntabwo turaganira neza Sharifu yaje kumureba nimugoroba bahita bajyana nyine nibikize nari ndi mu cyumba ngiye kumva numva umukozi wanjye arambwira ati ngwino urebe biri muri salo ubwo mba ndagiye nikubita amaso ntabwo nigeze nita ngo ni ibiki ngiye icyo nzi ko nafashe keto mbona bagiye gusomana mpita nyimukubita mu muri urimo iki kintu cyaraho hafi n'icyo wayisuto cyane rwose ntabwo cyane rwose nagiye kubona mbona yikubise hasi mba yikubise hasi ubwo buranyica kwibica umwana w'abandi koko nuko nyine kuko umujinya wawe ujye ukontorora nshuti yanjye nawe byakubaho ariko ibintu uriya mukobwa yagukorera biteye ubwoba okay ugomba rero gushaka ukuntu usaba Sharifu imbabazi kuko umwana w'abandi wari umwishe pe biriya bintu ntibizasubire mu rugo rwa Sharifu ugomba gushaka ukuntu usaba imbabazi ugabanya umujinya Shehe nari nkumbuye no kuza kwicarana nawe hano cheers bite by'urugendo nashimye urugendo rwagenze neza tumarange mu Bushinwa hari abanyafurika benshi bajyaga bavuga ngo nta Bushinwa gusa bahatuye bahakorera ariko hariyo n'abanyafurika benshi business uziko yabaye mpuzamahanga cyane buriya abanyafurika bazi gushakisha ntago bajya bemera ko bizingira ahantu hamwe ni mu gihe Afurika nta kintu dufite amafaranga ya hariya mbarabarika nta kintu dufite kandi hariya ni nko kuyoza igiti kiri ahubwo nitubona amafaranga menshi umva nabonye tuzaturangurira buriya nta kintu urabona buriya utaragera ku rwego rwo kujya wigira mu ruganda gukoresha buriya impamvu nakuretse ngo abanze aba ari wowe ujyayo nashoboraga kujyayo
abikuzanira nka ukagenda ugashyira mu iduka ko buriya nagira ngo ubanze ufunguke mu mutwe urebe sitaraga umuntu anyuramo zose kugira ngo avane ibintu hariya bigere hano sere ko wize shiri kuva wanshingira supermarket mva sigaye nzi gushaka amafaranga utangiye kunyemeraho ntusukoze amezi angahe ku buryo utangira kunyemeraho ngo nsigaye nzi gushaka amafaranga mwese shiri yubona mfata indege nkajya mu Bushinwa kurangura ariko uzi kuyashaka aho wayabitse nuko uyashaka aho wayabitse nawe mu bakiriya ntabwo uracana ku maso nturamenya ibyo ari byo kiri bintera ubwoba nukuri ariko buriya intangiriro y'uruhara ni amasoso ya nanone niyo mpamvu buriya nuriya murumuna wawe Nicole buriya turamutse tumushakiye ikintu cyo gukora byaba byiza kurusha kiri ibyo bintu bitekereza cyane pe ega ni umuvandimwe wawe birumvikana bari mu rugo nyine yirangije no kwiga akeneye ikintu cyo gukora nyine gusa sheri yarigibuse umva yakora iki se uri ikigoye ni ukumubonera igishoro tumuhaye igishoro tumuboneye igishoro nta kintu atakora ibyo gukora bihari ni byinshi ibyo kuvanga kwiga ntabwo birangira kwiga ntibirangira ashobora no kuba ari muri business akajya yiga online ashobora kwiga muri weekend ashobora kwiga ku mugoroba kwiga ni ibintu bihoraho ariko shezi niba wari wowe byitekerereje nta kibazo twakomeza tukabitekerezaho niko tukamushakira icyo akora nari nabitekerejeho ngo nzabikubwira kugira ngo numve icyo ubivugaho ubwo rero nanze gufata ntabwo nafata umwanzuro njyenyine ku bibazo bireba umuryango kiri ukunda umuryango wanjye cyane neze ko nahakuye umwiza ukunda umuryango wawe ntabwo ari twagira igitekerezo ni ukuri pe niko ni n'umuvandimwe wanjye ni murumuna wanjye nkunda cyane niyo mpamvu namuzanye iwanjye ngo tubane nta kintu byantwara pe tumushakiye ikintu akora nawe akava mu rugo agafunguka no mu mutwe nise shiri muzanye basi tugakorana muri supermarket ibyo wabyemera muri supermarket birashoboka ariko njye mbona icyaba cyiza ari uko yagira business yigenga hari n'urundi rwego nabwo turakomeza tubitekerezeho turebe ko byazashoboka ubwo rero ibyo tugira igishoro natwe gifatika none nawe tuzabone ubw'icyo gitekerezo tugitekereje nawe ucyumva neza it's okay twashaka inyuma nta kibazo utazavuga ngo umuryango wawe n'iki ubwo mbigushyize mu biganza ubwo ubitekerezeho neza njye uzampa umwanzuro ikibazo sisi nashaka gushimira icyizere wangiriye ukagira urugo rwawe ufite umugabo mwiza yanyitayeho uko ashoboye ntabwo yigize anererana nabaye umwana mu rugo kandi nanjye nyine buri kimwe cyose wanshinze nagikurikiranye neza n'umugabo wawe mwitaho ahantu hose hashoboka warakoze cyane nyine nanjye nasanze urugo rwanjye rumeze neza ibintu byose bikiri ku murongo pe mva ntako bisa kugira murumuna wawe mva nzagushimira one day uzansohoka urabizi nabikunda sinakoze ntega shokora ahubwo uzasubira China ryari mva mani mbwira mari nagiye kwambura nishira
Niba utarangiza kamwe. Mbazakuzanira ipaki noneho sibyo ahubwo ushaka gusohoka nahiye Sowe kiri kunyanya nko mu bigo. Ndashaka nanjye kuzahenda nka kama nubwo mu cyaro burya twari dukennye ntabwo ibintu byo kama n'ibize mbere. uzika ari wowe muntu wa mbere unsabye kubona gusohokana mu cyaro Abantu nyine bagiyeyo babahereza nk'abagakama. Skondo ushaka gusohokera convention Marriott Ufite amafaranga. cyose cy'amafaranga cyo ntagiye hari kwa yindi rwose Ukiri ufite mukuru ufite amafaranga. ariko ujye umenye ko wageze i Kigali umva ujye utoranya ahantu ho gusohokera Naho ubundi kuvuga ni ugutandukana nyine kukubwira nyine uburyo umugabo wawe namwitayeho kuri buri kimwe cyose. nanjye Ndakeka warabonye ko nta kibazo na kimwe afite, nta na kimwe yifuza nyine yaranyuzwe. nanjye narabibonye umva yarabyibushye muri make uko namusize niko namusanze kandi nawe ndagushimira ko wansigariye ku rugo neza cyo mva wansigariye ku rugo neza nta kintu na kimwe kigeze cyangirika kandi n'ubundi nsanze ariko bikimeze nza guhemba nyine n'inshingano za murumuna w'umuntu. shamva maze umugabo wanjye ashaka kuza gushakira ikintu ukora yabikubwiyeho nanjye yarabinganirije nyine ambwira ko ashaka gushakira ikintu ukora nanjye narabimwemereye ntabwo reka nanjye ndashaka kugirira neza murumuna wanjye nkabyanga we ibyo ngibyo byaba ari ishyari ntabwo wabikora. nta mutima mubi urabizi twaravukanye niko nizere ko utarengereye Ndengera gute se ubwo ngubwo? Inkindi rwawe yarageze downtown. Okay. Ndabizi nawe dukora. Kameze nta kibazo. We nta kibazo. Silent confessions laying our souls bare. Oh, sweet surrender in constant rero bimeze bite Shaka ni sawa. Uriho rambuze. ubu nawe habuze gato ujya kwitwa mu diaspora Ego mwana ntabwo namaze kwitwa mu diaspora ko namaze gukandagira mu ndege se. ese ariko njye numva ngo iyo umuntu ari mu ndege bwa mbere murazungera Kereka iyo utabimenyereye ariko nyine indege umva ni ibintu bisanzwe ni nko kwicara mu modoka ni nko kwicara mu modoka mu mwicayemo imbere nyine ibirahure bifunze none se wabonye hameze hate muri China shaka kumva njye nari nzi abantu baho bagutwaye cyo twumwe tubiri nari maze mwarimo nkumbuye we cyihorera nose mbwira wasize muri muna wawe mu rugo aha namusize ku rugo nyine nese ko twabanaga nari kugenda nkamwirukana ese ubwo mwizeye gute koko ko biza abagabo ubu ngubu utamenya ibyo ari byo shema nanjye mva ntabwo wamenya ibyo ari byo ariko nyine sinari kugenda nkamwirukana kuko umwe nawe mbwiza ukuri fata umukobwa mwiza nk'uriya ariko uzi ko uzi ko ibiro byawe ufite n'ibyiwe bigabanutse nk'inshuro 8 urabizi ko abagabo badakunda abantu banini uzanye maneke mu rugo uramusize uragiye wumva nta gihe ngo wumva ufite se basi ngo wumve ko nise kokora kika ko habari cyaba cyarabaye simbizi ariko ngiye abantu kuzana abantu mu rugo ngiye bisigaye bigeze umva bingeze hano kuko ntekereje mu bana nari mfitanye n'umugabo wanjye naza n'umukobwa mu rugo gikabona umwana wanjye kugira ngo satani yinjiye mu nzu ibibazo bikavuka simbizi mana we narabibonye ariko mva ni kuri ni muri umuna wanjye ntabwo namutererana basi suriyo wamukurikiranaga cyane ukajya muhamagara ukumva ko basi wenda atari butinde kukwitaba cyangwa se ukumva yuko batakubwira ngo hari ahantu wagiye nyine ubabure kuri telefone wenda niko mva ngiye rwose ibya nikore ntabyo nari nitayeho nari nibereye muri stress yo kurangura
njye nikundira business nyine ubwo ngubwo numvaga inkindi byose ari kubyitaho mu rugo umva nta kindi kibazo na kimwe gihari pe. Aha shaka ko nyine ndabizi ko wagize igikomere ariko nyine ntago nikore ndamubona imico mibi ku buryo namukekera ibyo ngibyo cyangwa ku buryo ntamusiga ku rugo. Ubwo nyine nanjye igihe nikigera nzabibona. Ureba n'abana dufite ukansanga uri kujya kurangura ukagira gute noneho kandi ubwo warekaramo kuko umva ubu nari gusiga inkindi wenyine mu nzu kuko inzara yari kumwicira mu pe. Kandi none sinamusigira umukozi kuko si abakobwa se nuziko n'abari uko nguko ariko bisigaye bigenda. nta kundi nyine ngo nyagasani wenyine n'ugomba kubakira nta bana dufite ngo ntabwo nabimushinza ngo mvuge ngo wenda ngo hari ikintu kibi wenda akora ariko siga mbona igitsina kuzana umukobwa mu rugo iwanjye ngewe simbizi. Ubu ngiye ikintu ndebaho kukumva kikubwiye mu iterambere urumva inkindi yakora iki atakora iki mva ikintu ndebaho ngiye n'iterambere. Apfa kuba yarampaye igishoro ubwo ngize noneho no mu rwego rwo kujya kurangura China ako kuko tekereza icyo kintu si we wampaye igishoro tekereza noneho ngize ku rwego rwo kujya kurangura China with my business. Icyo ni ikintu kirenze ntekereza ngewe abagore bamugana wisanga twabaye ibicucu none se ubwiwe n'iki ko kukubwira ngo ujye kurangura hanze atari imitwe kugira ngo umuherugare. Erega yanabikora n'ahandi koko ntabwo mu nzu honyine ntabwo ariho yabikora yanagenda no hanze kandi ndaha mu rugo nabwo ntabwo akabikorerayo utari kugira ngo ajye hanze reka muzanire uwo bazahorana mu rugo nyine ibyo ntabwo mbitekereza nta nubwo njya mbyitaho. Ubu ndeba kuri business inkindi iyo turi kumwe amake ya nziza nta nubwo ajya anyereka ko ashobora kunca inyuma. So rero muri umuntu wanjye mana njye umva nabikora ubwo nyine bizaba ari uko nguko nziyakira. rero inama nakugira ni uko wajya usenga byonyine. Ndasenga koko ndasenga cyane kuko inkindi iyo nza kuba ntasenga baragiye hari amafaranga akayahundi mukobwa mu gishoro. Reka mureka njye mu rugo ntaza gusanga yanaje rero kabibazo nanjye ngo numve uko umeze. Sharifu yego shabuze kumusubiriza cyane cyane tuzaza kubasura muri iyi minsi. Gusiga mbona umwitayeho cyane nanjye noneho ugiye kuncisha Sharifu. sha buri waragenda gukuma Cheers ari. Wari wibagiye kuma cheers. waragenda gukumbura haryama tekereza we ko hari igihe nimaginaga niba hari ikindi kigabo muri kumwe aho ngaho za hari wari wagiye mu Bushinwa nkumva hahita nimagina kimwe kiguhobera kimwe kigusoma noneho nategeza ko gishobora kugenda kikagera hariya downtown baba we nkumva ndapfuye ariko sinzi impamvu uko sigaye ngufunga no kuri ibindi Umugabo wawe iyo niyo wagenzemo muri rero nawe yagenze mu kirere mu Bushinwa China. cyakora kamubwiza ukuri nyine afite umugore mwiza ariko ndi wazaretse rimwe tukibeta Sinzi nagufa tukarya kandi bambwira ntabwo nzageza kure nzagarukira hafi ntabwo nzarenga muri salo ibyuma n'ibya inkindi nzagarukira muri salo hanze cyumva wazi wanjye se nyine tuzibeta tumara kwibeta turya akantu nzagarukira ntabwo nzajya mu byumba byacyo ko
twari turi kuvuga muri salo neza. ariko wagiye ukora nzagarukira muri salo ibyumba byacu n'ibyayirinde Cyumara twabaye mukuru. Yego. Actually manura nkunda sindukuje kariwe one shot. nyine nuko byagenze ariko Imana yabishatse nagufata inkini. ariko turabana ariko shati njyewe ubona ndi umwana ariko uzi ko ubuzima bwose bwo muri isi nabunyuzemo nakubiswe ndi umwana urumva nzamuka imisozi mpetse imitwaro urumva njyama kwibuye nisegura irindi niyorosa icyo bita ijono bayizi urumva byose urumva ndafungwa mbese ubuzima bwose ntabwo urumva ko akantu ko kuza kwikinga ahantu ukitsimba ukanumva ka nta n'umuntu wagufata ko n'ikiye duhura kenshi ujya usekera buri gihe sasa mbikora akenshi ndabizi ko ari icyo nkundira rega waba unateye neza rero niyo utari ubizi biriya hari igihe nkureba nareba agatanki ugendana ahita ntekereza amazi arimo kunyera ibintu byose umbwira bibisikije rero buriya no guseka bituma birinda iminkanyari urumva niyo mpamvu ubona nkunda kwisekera no kugira ngo nzarakare buriya ni gakeya urumva ubwo rero nawe urabyumva ko ni ibintu biba bitoroshye ariko ndagukunda wawe mba numva nkari ibyo bintu nkumva nabigutomera reka nkubwire uzi ndi muri China ndakumbuye uzi ko namutegereje kurusha inkindi umutima wanjye wateragamo wawe maze n'ubu watinze kuza kundeba maze umunsi umwe mu Rwanda ariko wumveho nzibura no kwandikira message nijoro It lingers, whispers in my ear. A breath of longing floating in the air. Silent confessions laying our souls bare. Oh, sweet surrender in your arms tonight. The world fades gently, bathed in golden light. Your heartbeat echoes soft against my skin. With every moment, love begins again. Time moves slower when you're close to me. A quiet